Mana ishobora byose, umva uko nkwinginga, umwishurire Yesu, menya ibyo yankoreye. Yarahemuwe ku musaraba, umura amaso ndebe ko ari njye yazize. Yarahemuwe ku musaraba, umura amaso ndebe ko ari njyewe yazize. Narinejejwe no kugira ngo tubanze dutangirane n'iyi ndirimbo. Nitwa Jean Baptiste Gahamanyi. Twatangiranye kuva ku munsi wo kuwa gatanu. Munsi wa mbere twaganiriye ku kubana n'Imana, ariko ukabana n'Imana mwasezeranye amasezerano yizi, kuko hari igihe ubana n'Imana utazi, hagira ikikubaho ukagira ngo ni igitangaza kibaye, ni nk'icitse amabere, bigatuma uhindukira ukava mu nzira nziza wari urimo. Umunsi w'ejo nabwo twavuze ku kurinda umuco, ukawurinda hanyuma ukawumenyesha n'abawe. Ntabwo amagambo yose twavuze ntashobora kuyasubiramo, ariko ndumva mucamatse ari ibyo ngibyo twavuze. Uyu munsi rero ndumva ashaka ko tuza gufata akanya gato tukaza no kugira igihe cyo gusenga, ariko ijambo ry'Imana tugiye kuvuga ndaje ndibereke mu kanya. Yesu abaho umugisha. Salomo yanditse ibitabo bitatu. Icya mbere ni igitabo cy'imigani, ikindi ni igitabo cy'umubwiriza, ikindi ni igitabo cy'indirimbo za Salomo nyine. Igitabo cy'umubwiriza kigira irindi zina, bakacyita ngo ni igitabo cyo kwicuza. Ni igitabo Salomo yanditse amaze kwenda gusaza, cyitwa igitabo cyo kwicuza, kuko gifite intego nyamukuru ivuga ngo byose ni ubusa, ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Tuganire ubwenge. Ubwenge ni iki? Utabufite arangwa n'iki? Ubufite arangwa n'iki? Ariko kimwe cyo, udafite ubwenge, ikintu kizamubaho azasaza yicuza, avuga ijambo rivuga ngo iyo mbimenya. Ikaze, nitwa Jean Baptiste Gahamanyi. Abaswa bose basoza bicuza, bakavuga ngo iyo mbimenya. Kubera iki? Hari igihe baba barapfushije ubusa, bagashaka kugikoresha kitari buze kugaruka, ari naho bakura imvugo ivuga ngo iyo mbimenya. Niga muri primaire mu wa gatandatu, natukanye urukundo rukomeye rwo gukunda impara zino zicuranga. Abandi bakaba bari mu ishuri, njyewe nkirirwa niruka inyuma y'impara. Habura nk'iminsi ibiri nibwo naje kumenya ko ikizame cya leta gihari. Iminsi ibiri byarangiye mu ishuri ryose dutsinzwe turi babiri. Uwo mwaka napfushije ubusa ndawicuza, nubwo ari kera nkavuga ngo iyo mbimenya. Kandi ntabwo biteze kuzamvamo, kuko n'umwaka napfushije ubusa ndawicuza. Abantu bose bagize ubupfapfa mu gihe cyabo bazahora bicuza, bavuge ngo iyo tubimenya, iyo tubimenya, iyo tubimenya. Hari igihe twigeze gusenga, Imana iratubwira ngo bana banjye mbahaye ubwenge. Tavuga ntari ko Imana iduhaye ubwenge, yabonaga ntabwo dufite. Ubundi nidusanzwe turi abanyabwenge, iraduha ubwenge bwo gukoresha iki? Ariko mvumbura ko nyuma y'ubwenge twakuye mu ishuri, nyuma y'ubwenge twatojwe n'ababyeyi, hari ubundi bwenge Imana igihe abantu bayegereye. Haleluya. Hari ubwenge Imana igihe abantu babana nayo, abandi batagira. Ari nayo mpamvu ubu bwenge bwo iyo ububuze nibwo butera Imana guhaguruka ikigendera. Kubera iki? Bibiliya yanditsemo ngo nubura ubwenge nzakureka. Ushobora kugira ubwenge ariko ukabura ubundi bwenge, ukaba profeseri, ukaba dogiteri, ariko hari ubundi bwenge ubura bushobora gutera Imana guhaguruka ikigendera. Kuko nta mwanya ungana urwara, nta mwanya na muto Imana ifitiye abapfapfa. Niyo mpamvu Imana ikunda abantu bazi ubwenge n'abantu iha umurimo benshi.
baba bazi ubwenge. Iyo babaye nk'ababuze ubwenge gatoya, Imana irigendera. Ikaze, ndacyari Batiste Gahamanyi. Nugira amahirwe ugasenga, ugahura n'Imana, ukagira umugisha, ukumva ivuganye nawe, ikakubwira ngo mwana wanjye nguhaye ubwenge, nushaka amasengesho uzayasoze witahire. Kubera iki? Iyo Imana iguhaye ubwenge, ibuguhana n'ibindi byose utasabye. Mwumve agaciro k'ubwenge. Iyo iguhaye ubwenge, ubwenge ni igikapu kiba kirimo indi migisha yose. Ubwenge ni kuvertiri. Ubwenge ni bwo buhishwemo imigisha yose Imana itanga. Kubera iki? Imana yigeze kubwira Salomo gusaba icyo ushaka ndakiguha. Salomo abwira Imana ngo mbabarira mu bwenge. Imana iramubwira ngo ubwo usabye icyo ngicyo, n'icyo utansabye nacyo ndakiguhaye. Iyo Imana iguhaye ubwenge, ibuguhana n'ibyo utasabye. Kandi ubwenge butera Imana gutindana n'umuntu. Abantu hafi ya bose bamaze igihe mu nzu y'Imana babitewe n'iki? Kandi baranyuze mu ntambara nk'izacu, kandi baragiye bahura n'amakuba. Imana yabahaye ikintu gikomeye benshi badafite, ibaha ubwenge. Nicyo cyatumye baca mu bibazo barakomera. Imana ibaha ubwenge. Ubwenge bw'umuntu ni umurinzi w'ubugingo bwe. Ubwenge bw'umuntu ni abasekirite, ni abapolisi barinda ubugingo bw'umuntu. Udafite ubwenge nta kimukingira afite. Dore ikintu cya mbere kiranga abaswa. Abaswa bose aho bava bakagera bakunda intambara. Nimubona intambara zadutse mu madini, mubona intambara zadutse mu matorero. Abaswa bose aho bava bakagera bakunda intambara. Kandi intambara ntabwo ari mbi, intambara zirasenya n'izubaka. Nicyo kibi cya mbere cy'intambara. Intambara ni mbi. Ariko abanyetorero benshi muri iki gihe kubera kubura ubwenge bakunda intambara. Kandi intambara zabo aho zibera mbi bazikorera hagati yabo. Akaba ari bo ubwabo bishoraho intambara, ku buryo ntabwo ari ishyanga rindi ribatera, ubwabo ni ishyanga ryitera. Babuze ubwenge kugeza ubwo ubwabo biremaho intambara, bakishoraho intambara. Ubwabo bishoraho intambara, bakikoraho intambara, ku buryo muri korari abantu barwaniramo, abantu bakarwana. Ntabwo ari irindi shyanga ryabateye, ntabwo ari abasiramu babateye, ni ubwabo biremyemo intambara. Ikintu cya mbere kiranga abaswa, bakunda intambara. Kandi intambara ni mbi. Dore ikindi kintu kibera mu ntambara. Mu ntambara ntabwo Imana ikora. Imana ihugira mu makimbirane yabo kugira ngo ikemure amakimbirane yabo, abantu babane neza, iterambere ryabo rigahagarara. Ntabwo batera imbere. Muzacunge korari zihora mu ntambara, ntizisohora sede, ntizitumirwa. Nta muntu utumira umunyentambara. Nicyo kibi cy'intambara. Nawe utumira umunyentambara. Umuvugabutumwa w'umunyentambara ahora iwabo. Nta terambere agira, ntajya atera imbere. Vuga tumwe ryirihura hasi. Korari y'abanyentambara bahora iwabo, baba abasitari adomisira, abasitari b'iwabo, ntibajye batera imbere nibasohoka, kubera ko intambara ni mbi. Ikintu cya mbere kiranga abaswa, bakunda intambara. Icya kabiri mu kanya. Icya kabiri kiranga abaswa, batangiza imishinga iremereye batazarangiza. Pawulo yabavuze yandikira Abagalatiya, aravuga ngo mwabagalatiya b'abapfapfa mwe, mwize Kristo mute? Mwatangije iby'umwuka, none muherukije iby'umubiri. Abaswa bose iyo bava bakagera batangira neza bagasoza nabi. Uzababona mu masengesho y'iminsi biyiriza ubusa iminsi 2-3, batangire neza, batangire birinda ibyaha, batangire bakiranuka, batangire barwana intambara nziza yo gukiranuka. Ariko nyuma y'ibyumweru 2, nyuma y'amezi, nyuma y'imyaka ingahe, ubabone bahindutse, ntumenye ko ari babandi mwigeze guhura mu minsi yashize. Iki kabiri kiranga abaswa, batangiza imishinga iremereye ariko kuyirangiza bikabananira. Icya kabiri kibaranga, reka ngisubiremo gutya, batangira neza bagasoza nabi. Abaswa batangirana imbaraga, bagira umuriro w'amashara ugurumana igihe gito, nyuma y'agahe gato bakazima. Batangirana ishyaka ryinshi, nyuma y'agahe gato ryashaka ukariperereza, ukabura irengero ryabo, mukazahura barahororombye nk'umuhoro waraye hanze. Nicyo kiranga abaswa, batangira neza, batangirana ishyaka, ariko ishyaka ryabo ugategereza, ugaheba. Batangirana urukundo, bakunda n'abanzi babo, ukagira ngo nuko bizakomeza. Batangira bababarira abantu batabasabye n'imbabazi, ukagira ngo urukundo nk'urwo bazarukomeza. Batangirana ishyaka ryiza ariko ritazaramba ngo rimare igihe. Nicyo cya kabiri kiranga abaswa. Hari ijambo Pawulo yanditse avuga ibintu bizaranga abantu bari mu minsi y'imperuka. Yaravuze ngo bazaba bikunda, bakunda imiyabirarira ari indashima.
ariko hari akandi kantu yavuzemo gakomeye, aravuga ngo bazaba badakunda n'ababo, banga ababo. Urakabona aba bandi bakwanze, ariko kwangwa n'abawe, please, kwangwa n'abawe nta ruhengekero ruhari. Kubura ubwenge kw'abanyetorero benshi kwabazaniye ibibazo byo kwangwa, kwabazaniye iyi ndwara yo kwanga ababo. Umwuka wo kutemerana abaswa barawugira, bakagira umwuka wo kutemerana. Akagurupe muzabona kenshi muri iki gihe kuzuyemo umwuka wo kutemerana. Abanyamasengesho benshi basengwa n'iki? Ni umwuka wo kutemerana. Kandi uyu mwuka uturuka mu baki? Uza mu bantu bameze bate? Ni abantu babuze ubwenge. Muzakurikirana ikintu gisenya itorero, ibibazo biri mu itorero byinshi bizanwa n'uyu mwuka ugira abaswa wo kutemerana. Ni gute wabana n'amasega utazi ubwenge? Kandi Yesu ikigaragaza yuko akunda abantu bazi ubwenge, yaravuze ngo dore mbaseze nk'intama hagati mu masega. Kugira ngo ubane n'aya masega nuko ubuze ubwenge. Ubundi utazi ubwenge ya masega yagushwanyaguza ugasubira mu kabara ahantu waturutse. Ariko iyo uzi ubwenge ubana n'aya masega uyatuyemo hagati, kuko Yesu yaravuze ngo mbasize nk'intama hagati mu masega. Iyo uzi ubwenge umenya ukuntu ubana n'aya masega. Ariko iyo ubuze ubwenge Imana irakureka aya masega akakumerera nabi. Abaswa bemera ikivuzwe cyose, icyo ubwiye umuswa cyose aracyemera, ariko umunyabwenge abigenzuza ubwenge bwe. Ibintu byose wabwira umuswa yabyemera. Nubwo wamubwira ngo va mu rugo rwawe, Imana ntirushimye yaruvamo nubwo rubyayemo kane. Ariko abanyabwenge babigenzuza ubwenge bwabo. Mu gihe ikintu cyose ubwiye umuswa cyemera, umunyabwenge we abigenzuza ubwenge bwe. Nicyo cyiza cy'ubwenge. Abaswa benshi muzakurikirana mwumve bajya babatega bakabahanurira, bakababwira ngo Imana iravuze ngo sezera akazi. Ugasanga umuntu asezeye akazi ngo niko Imana ivuze, ariko ibi siko bimeze. Imana sirakubwira ngo sezera akazi. Pawulo yavuze ngo yaravuze ngo udakora nakarye. Kandi yigeze kuvuga ngo ubwanyu murabizi nkoresha amaboko yanjye ngo mbone ibintunga. Imana yigeze kubwira Yesuwa iramubwira ngo aho uzagera niho nzaguha. None irakubwiye ngo usezera akazi, uzaba wute? Umuswa yemera ikivuzwe cyose, ariko umunyabwenge abigenzuza ubwenge bwe. Natwe rero turi mu gihe duhanganye n'abakomisiyoneri b'abahanuzi baguhanurira bagutumweho, genda umbwirire runaka. Ariko Mana we, muri iki gihe cy'ubwenge buke abana b'abakobwa baragurishwa nk'amatungo, ku buryo ugenda ugaha amafaranga umuhanuzi ukamubwira ngo genda umbwirire runaka ko Imana ivuze ngo agomba kubana nanjye. Abantu baragurishwa nk'amatungo, ngewe mbizi neza. Bakagurishwa gutyo nk'inka, bakagurishwa. Maze rero kuko nta bwenge bafite ngo babigenzure, ibintu byose bivuzwe barabyemera. Abapfapfa b'iki gihe upfa kubabwira ngo niko Imana ivuze, nta bwenge bafite bubigenzura. Kandi iyi minsi ni mibi. Ejo twaravuze ngo Satani afite ubushobozi bwo kwigira nka marayika w'umucyo, ariko marayika w'umucyo we ntabwo yakwihindura nka Satani. Nicyo bitandukaniyeho. Niba Imana tuyigiriyeho umugisha, yongera ubwenge mu mitima yacu. Umugisha wose wagira udafite fondasiyo y'ubwenge, uwo ngo ntacyo maze, umeze nka yanzu yubatse ku musenyi. Imvura ikagwa, umuyaga ukaza ukayihuha, kugwa kwayo kukibagirana. Ariko umugisha ubangirijwe n'ubwenge, nubwo waba ari umugisha abantu batabona, humura uzaramba kuko ushyigikiwe n'ubwenge. Imana iduha ubwenge. Imana iyo iguhaye ubwenge biguhaye ubutunzi buhambaye. Imana iba nk'ubwenge, kuko iyi minsi ni iminsi igoye. Abantu benshi biyitirira Imana, ntushobora kumenya kubatandukanya udafite ubwenge bwaturutse kuri yo. Bibiliya yavuze ngo mwana wanjye komeza ubwenge nyakuri no kwitonda ntibive imbere y'amaso yawe, nuko bizaramisha ubugingo bwawe kandi bizabera ijosi ryawe umurimbo. Mwumve, ubwenge burimbisha nyirabwo. Imana ishimwe. Ndabashimiye, ndumva ngiye gusoza. Ndabashimiye kuva ku munsi wo kuwa gatanu uko twabanye, umwanya mwaduhaye, uburyo mukundamo ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha. Kuwa gatanu twatangiye turimo tuvuga ngo kubana n'Imana, ariko ukabana n'Imana uyizi. Hanyuma umunsi w'ejo twarimo tuvuga kurinda umuco, ukawutoza n'abagukomokaho, ukawutoza n'abawe. Uyu munsi twarimo tuvuga ngo Imana iduha ubwenge. Ndumva nifuje ko nafata basiga iminota 2 cyangwa 3, hanyuma ngasengera ibyo twavuze byose, tugafatikanya gusenga muri ubwo buryo. Hanyuma ngiyewe gusenga ndagukomeje, ndumva nzaresoza iminsi twavuze umunsi w'ejo. Yesu abaho umugisha. Turagushimiye Mana y'icyubahiro, izina ryawe rishimwe.
uri Imana yera, uri Imana ikora, uri Imana ikunda umurimo wayo kuturenza. Twifuza kugendana nawe, tukagumana nawe, tukabana nawe tukuzi, kuko hari igihe amakuba n'ibyago biza tukagira ngo Imana ntabwo ibyemeye ko biza. Rimwe na rimwe tukagucira urubanza, tukavuga tuti niki giteye Imana kudukorera nk'ibi, ariko ujya wemera ko byose biba. Cyo tugukundira ntabwo wabaza umuntu iteka, unyuzamo ukamugirira ibambe, ubihererwe icyubahiro Mwami. Nta cyiza na kimwe wakwima abagenda batunganye, kandi turifuza kugumana umuco twatangiranye, tukagumana umwimerere twatangiranye, kugeza igihe uzatwara itorero ryawe ryera. Umuntu wese wabura ubwenge ntacyo yaba agifanye nawe, wamushyira kugure ko nta gifano mwaba mufitanye. Niba nkugiriyeho umugisha, wongera ubwenge mu mitima yacu, tuguhanzeho amaso. Abasore b'imigenda bazagenda baruhe, ariko abategereza Uwiteka bafite ubwenge bazasubizwamo imbaraga. Turumva tugukeneye muri iyi minsi ya nyuma, tugukeneye muri iyi minsi igoye. Gumana natwe Mwami, udutize imbaraga duhangane na Satani. Imbaraga z'umwijima turazirukanye, kandi nugumana natwe nta kintu tuzaba. Turi mu minsi dusaba ubwenge, turi kuvugira ijambo ry'Imana hadusaba kuba turi abanyabwenge. Nanjye ubwanjye uvuze iri jambo, ndumva nifuza ko umunyabwenge burenze ubwo ufite. Nugumana nanjye nta kintu nzaba. Wowe uri umunyabwenge kuturusha, kandi wigishijwe nawe ntajya yoba, ubupfapfa ntibumurangwaho. Nugumana natwe mbizi neza ko tuzasoza urugendo amahoro. Ubwenge bukurenze ntibubaho. Iyaduhaye Yesu ari we munyabwenge, izaburute kumuduhana n'ibindi byose. Ugumane natwe mu buryo bwose mu izina rya Yesu, amen.